kuko byoroheye Imana kuduhindura abakire. It is easy for God to turn us into ubukene rich bwacu people, kabuhindura ubusa iyo twayinejeje. and he would make our poverty into nothing when we listen to him. Ugomba kumva iki ngiki. I want you to listen to this. Ngiye nshobora guhindukirira Imana. I can change. Abankikije bagakomeza bakibera ibisambo. And those that surround me could remain. Ukavuga ngo none se ngo ko wahindukira Imana tukabona utarakiza. And they would look at me and they say, you changed, but there's nothing that you did not become rich. Ngo umwana wa mayibobo. A street kid. Ngo yabanaga nundi. Was living with another kid. Aza kumubwira ati sha. And one day he told him, and every day he said, every day let us be praying for bread. And they would wake up and pray for bread. One evening, one of those kids said, all the time that we prayed, where are our bread? It does not come. And told him, no, it's going to come. But between us and heaven, there is a long arm. When God releases bread, and that arm picks it and eats it. And I have accepted that is true. There are times when we are living in our villages or just in our neighborhood. And we put things in the fridge. And the house boy or house girl will cook this. And you throw that away. And there's a person next to you who would have eaten that. And he would eat it joyfully. And he would be thinking, that rice that they have thrown away, I would have eaten it. Why? Because we are not relating to each other like God intended. There's a time we were in Muganda. You know, in Kigali, those with lower standards live in the valleys, and those with higher standards live upper the hill. At my house, the tarmac road passes in front of my door. But down in the valley, there are people who you could think they live in another century. And when we were in Muganda, people were saying that those people who live there are the ones that steal from us. And I told those people that were there, why don't us become good neighbors and take their kids and sponsor them in school, and we pay for medical insurance for some of them, family to family. That time, do you think a person could come and steal from me? And another kid could be telling that kid that don't go to steal from Antoine because he is my sponsor. And they were like, you think like a pastor. No, I am thinking like God. Because when we go back to the purpose of God, we might not be rich that everyone would own a car, but no one is going to sleep hungry. I sometimes hear here at the school, there are parents who cannot afford to pay for the top-up that is paid for school feeding. There are 3,000 kids here at school. There is a similar number here in the church. And all those kids there at the school, not all of them come from poor families. Come again. We could easily sponsor those poor kids there so that they get meals, even meat. Dushobora kubasponsoringa
bakarya ndetse bakarya n'inyama. Kuki tutabikora? Why don't we do that? Ntabwo dutekereza muri transformed mindset. We do not think in the transformed mindset. Jewe mbona ibintu byose ntabwo ari ngombwa. Uzi ko abazungu iyo ubwiye abantu ngo tugiye gufasha abana ngo mwabonye projet y'abazungu. When you tell people that you have people that are going to sponsor people, they will start thinking, do you have a project from white people? Kuko twishyize mu mutwe yuko gufasha bene wacu ari ibintu bigomba gukorwa n'abazungu. Because we have our mindset, in our mindset we think that we are supported by white people. Kuki umuzungu yafasha umwana w'umunyarwanda twe ntitumufashe? Why would a white person support a Rwandan kid yet we are not supporting that Rwandan kid? Gutekereza mu buryo buhindutse. Thinking in a transformed mindset. Buriya rero iyo tuvuga ngo duhinduke tube bashya. When we talk about being transformed, dusubire mu mitekerereze y'itangiriro no mu byahishuwe. And going back into the thinking of Genesis and Revelation, dutangira gutekereza mu buryo bw'Imana. We start thinking in God's way. Kavuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. None ukavuga ngo ubwo ibyo ntunze nanjye ubwanjye. And you would say what I own and myself. I will be generous as my Father in heaven is generous. Nzabitanga nkuko na Data wo mu ijuru nawe abitanga. Iyo ni imitekerereze mishya yo mu bwami bw'Imana. That is a transformed mindset in the kingdom of God. Iyo rero tuvuga ngo duhinduke tube bashya. When we talk about being transformed and becoming new people, ahubwo muze kongeraho ikintu kuri 40. I want you to add this thing in these 40 days. Reka mbihe senior pastor. I'm going to give this to the senior pastor. Ubundi muri 40 ko twiyiriza ubusa. In these 40 days we fast. Wavuga ngo nyuma ya 40. And I would say after 40 days. Reka tuzashaka ikintu dukora. Let us find one thing. Buri muntu wese muri ropa 80 azaba yarigoma. In those 40 days you would have missed 40 portions of food. 80 portions. We are missing 2 per day. We are missing 2 portions per day. So 80 meals. 80 meals. That's a lot of money. That is n'amafaranga menshi. Ubwo tubishyize hamwe. If we put it together. Tukavuga ngo nyuma ya 40. And say after the 40 days. Hari umuntu uzamenya ko twiyirije ubusa. Someone is going to know that we fasted. Kenshi rero ibyo dukora. Most of the time when we work. Tujya muri mitiweli. We go into medical insurances. Nabyo ni byiza. That is also good. Ariko noneho. But tuzaba twiyirije. We will have fasted. Hari umuntu wagombye kurya. There is someone who needs to eat. Some people say if you start thinking like that, all the poor people are going to flock here. That's okay. We're going to preach them the gospel and they repent, and then we make projects for them and they work, and then reduce poverty in the country, but become transformed. This that I'm telling you, I'm trying to think like Genesis chapter 1 and 2. Where God had, where a person had a relationship with God, and he had a relationship with himself, and they had relationship with each other, and they have a good relationship with his surroundings, and they had enough. Can we recreate that world? Can we recreate that world? May God help us to think like that. Because this year, this theme that we've chosen, it should have left us, left our parish here, Remera. People repented their sins and they are in a good relationship with God. When people have reconciled with themselves and they are living peacefully with themselves, the conflicts between people and homes, they could be removed. And it could help people to live a transformed life. Transformed. Transform. Guhinduka.
Imana iduhe umugisha. May God bless you. Reka dusenge Imana. We're going to pray. Ariko ni wicayemo uyu munsi. But if you're seated here, kavuga ngo ariko nubwo murimo kuvuga ibyo ngibyo, and you're saying that even when you're talking about that, Goliath arimo arankubitira mu igunira. Goliath is beating me up. Ushobora kuba wicayemo hano. You could be seated here. Kavuga ati ariko nubwo muvuga mutyo. And you're saying that you're talking about that. Yemeze nk'aba baturage b'Niniwe nibereye mu byaha. I'm like those people from Nineveh. I'm in my sins. The glory of God is no longer unto me. Ndagira ngo niba wicayemo hano. I want, if you're seated here, Imana ikubwira ngo uyu niwo munsi wawe. and God is telling you that this is your day. Ndabizi abantu benshi. I know many people. Muri 40 baza hano. In 40 days they come here. Kuko babazi ko tugiye gusengera ibyifuzo. Because they think we are going to pray for prayer. Kandi kuko ni ikintu cyiza. We also pray for, we have prayer requests. Twagiye tubona n'ibisubizo by'amasengesho. We have testimonies of people that we prayed for. Ariko utarihana. But if you have not repented and you have not reconciled with God, and you're not, you have not gone back to to be a child of God, you have come back. You have. Okay. So you are coming like a beggar. Okay. To the promises. Okay, you're like a beggar to the kingdom. But if you accept to receive Jesus as your Savior, you will be a child in the family. And you will get near God and say, Dad, you will have the right. But before you get, you have the rights. You will first become a child in a home, respecting your parent. Maybe you're seated here and you want us to pray for you. And if just respect what the Holy Spirit has talked about. If you have not yet received Jesus as your Savior, and you have not yet become a child of God, do not start from prayer requests, because you will be like a beggar. Because you'll be like a beggar. But if you start from being a child, you will be having all the rights. Maybe at one point you were a child, but you went astray like the other child. You were far away. You were in adultery, fornication. You are in drunkenness and many other things. This is your day to return home. And start these 40 days with the rights. And you pray, having all the trust that you're talking to your Father in heaven. And what I like about God, and He is righteous to forgive us. And He forgives us our sins. And the blood of God washes our sins. I want us to start from there. And we go into these 40 days. When we are children in the rights. And you're seated here, and maybe the Lord is talking, the Holy Spirit is talking to you. I'm going to pray for people who want to make their ways right. If you hear the Holy Spirit talking to you, and your heart is jumping and is not, I want you to raise your hand and tell God that I want to start these 40 days when I'm in line with you, so that when I pray, the devil would not be mocking me. Raise your hand and we pray. Ukurikire buri muntu wese kuko uramuzi, uzibye, uzaho yirirwa, uzaho arara, uzuko arara, uzuko atekereza, uzuko abaho. Ufate bari abantu bose, ubahindurira imitima, uyeze, uyitunganye,
kandi ubandike mu gitabo cy'ubugingo, ubandike mu gitabo cy'Imana, kugira ngo amasengesho tugiye gusenga muri iyi minsi azasengwe n'abantu bavuga ngo ndabizi mfite uburenganzira bwo gusenga aya masengesho kuko ndi umwana w'Imana. Ikiganza cyawe gifate buri muntu wese, imbaraga zawe zimanukira aha hantu. Kandi Mwami Yesu, turasenga ngo natwe wenda tutazamuye ibiganza. Urabizi rimwe na rimwe twanga kuzamura ibiganza, ariko tubizi neza yuko natwe tutameze neza. Twese utweze, twejeje uyu munsi dutangiriyeho, twejeje buri muntu wese uri hano, abari kuri online ndetse n'abandi bazatujoyininga muri iyi minsi. Utweze, udutunganye, kugira ngo dusenge amasengesho anezeza umutima wawe, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo guterana kwera kuvanze n'ibyaha ngo ntabwo ujye kwishimira, ngo nta nubwo ugutwi kwawe kwapfuye ngo unanirwe kumva, ngo ahubwo gukiranirwa kwacu niko kubuza kutwumva, ngo kubera yuko ngo ibyo dukora byose ngo ururimi rwacu n'ibiganza byacu byandujwe n'ibyaha byacu. Eza ubwoko bwawe, eza iri torero, eza abakristo bose, kugira ngo iyi minsi 40 tugiye gusenga tuzayisenge tukunejeje, tuzayisenge nk'abantu bawe, tuzayisenge nk'abana bawe, ukora ibitangaza hagati muri twebwe. Ubumve gusenga dusenze muri kano kanya, komeza udutegera amatwi, komeza utugirire neza, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka tube duhagarariye ahangaha. We are going to end from here. Tugiye gutura. We are going to bring our offerings, and after our offertories, we will be praying for prayer requests, so that we could pray at once. Hallelujah. Hallelujah. And I would like to request one thing. I have this week 40 days. 40 days in the Bible. I want to give you a few examples so that I can encourage you. When you look in the Bible, the first place that we see the 40 days changing things, the Bible tells us that in Genesis chapter 7 verse 4. Ndetse muri icyo gice n'uwa 12 bigarukaho. Even verse 12 in that chapter talks about it, and verse 17 baratubwira ngo imvura yo mu gihe cya Noah. It tells us that rain in the times of Noah yaguye iminsi 40. It rained for 40 days. Iyo mvura yo mu minsi 40, and that rain in 40 days yahinduye ibintu byinshi. It changed many things. Abanyabyaha bose banze kumvira Imana, and all the sinners who have not listened to God, bapfuye muri iyo minsi 40. They died in those 40 days. Ariko n'ibyo Imana yari yararemye byose, and everything that God had planned bivaho. They were eradicated, they were removed. Imana itangira bundi bushya, and God began afresh. Kuko yari yafashe icyororo cya buri bwoko bw'ikiremwa irabusigara. Because he had chosen one thing from every species, every creature on the world, and remained with it. Hari n'ibindi yahinduye, and he changed many other things. Murabizi ko mbere y'uriya mwuzure, before that flood, abyo ngiye kuvuga bamwe ntibari bubyishime. I'm going to talk about things, but many of you might not be happy about it. Ntabwo abantu baryaga inyama. People were not eating meat. Ariko uriya mwuzure sinzi ikintu wakuye mu bintu Imana yari yararemye. The flood, I don't know what happened that Imana bahuru usa ngo noneho mujye murya n'inyama. And God gave them a permission to eat meat after the flood. Hari bamwe bashobora gushimira umwuzure ko barya inyama. There are people who might say thank you to the flood because we are eating meat. Abakunzi bazo, those who love meat. Ariko ubwo hari n'abandi batari kwishimira kubaho mbere y'umwuzure kuko nta nyama zari zihari. Because there are people also going to be unhappy because before the flood there was no meat. Mwabonye ko iyo tugiye nko muri reception y'ahantu, when we go to a reception somewhere, ibindi biryo byose barabireka. They leave all the other food. Ariko inyama bakazihagararaho. But they will stand on the meat. Ngira ngo hari ubusambo bw'inyama bwazanye n'umwuzure. But maybe there's something that came with after the flood. Ariko ibyo ari byose reka inzenya nzishyire ku ruhande. But let me focus. Umwuzure wabaye igihe cy'impinduka. But the flood became a transformation point. Icya kabiri, secondly, tubona iminsi 40. The other point where we see the 40 days, mukozi w'Imana Moses, Imana yaramuhamagaye amara iminsi 40 ari imbere y'Imana. Called him and he spent 40 days in front of God.
ngo atarya atanywa, without eating, without drinking anything. sinzi icyo Imana yamutungishaga, I don't know what God was feeding him, ariko nyuma y'iminsi 40 but after the 40 days, yamanukanye amategeko. he went down the hill with the commandments, Amategeko yahinduye imibereho ya Isirayeli, and those commandments changed the life of Israel. kugeza n'uno munsi Even today, baracyagenderaho, they are still following those kandi commandments, bituma baba igihugu gikomeye, and that makes them a great nation. kuko Imana yaravuze ngo nimwitondere amategeko Because yanjye, God says that when you take care of my ngo commandments, imigisha yanjye izabazaho. I will give you my blessings. Haleluya. Hallelujah. Kandi iki kindi kintu cyiza cyabaye icyo gihe, And another great thing that happened, Mose yamanutse imbere y'Imana. when Moses went to the Lord. Muze kureba mu gitabo cyo kuva igice cya 34, Please look in the book of Exodus, chapter ngo bamureba mu 34. maso bakabona arabagirana. And when they looked into his face, he was growing. Nawe ubwe iyo yamaraga iminsi imbere y'Imana yamanukaga yahindutse. And and even Moses, when he could spend time in front of the Lord, he could come back changed, transformed. Nimureba mu kuva igice cya 24, When you look into Exodus chapter 24, umurongo wa 18, verse 18, no kuva igice cya 34, and the Exodus chapter 34, umurongo wa 28, verse 28, mubona Mose avuye imbere y'Imana nyuma y'iminsi 40. you will see Moses coming back from the Lord after the 40 Kuko days. murabizi Mose niwe muntu muri Bibiliya wasenze iminsi 40 inshuro ebyiri. As you know, in the Bible, Moses is the only person that prayed 40 days 2 times. Ariko ntabwo ari nk'ibi byacu. And it is not like we do now. Twebwe tuba twagiye mu yindi mirimo, tujya mu yindi mirimo, For us, we go to other jobs hanyuma tukagaruka tukaza gusenga nimugoroba. and come back and pray in the evening. Mose w'iyo minsi yose yari yicaye imbere y'Imana. Moses, in those times, he was seated in front of God. Nenda kubabwira niba ari ikintu gishobora guhindura ubuzima I bw'umuntu, want you to tell you, if there's something that can change the life of a person, ni ukwicara mu cyumba kimwe ukamara iminsi 40 udasohoka. is sitting in one room and spend those 40 days without going out, Kandi utarwaye, without any sickness, utari no muri gereza, without when you are not even in the prison, kandi utarya. without eating. Ndakubwira ni iminsi ishobora guhindura imibereho. I can tell you those days can transform your life. Narayisenze nzi ibyo mvuga. I prayed those days and I know what I'm talking about. Icya gatatu, Third thing, abatasi bagiye gutata igihugu cy'amasezerano. The spies. the spies went to the promised land Bamarayo iminsi 40, and they spent there 40 days. bagaruka n'imbuto z'icyo gihugu, And they came back with the seeds from that country. bazereka Mose n'Abisirayeli. And they showed them to Moses and the Israelites. Iminsi 40. 40 days. Iriya minsi 40 yagombaga kubahindura, Those 40 days were to transform them bakishimira igihugu cy'amasezerano. and make them happy of the promised land. Kandi koko niko byari And byagenze, that is what happened. ngo bagarutse bafite iseri ry'inzabibu And bitwawe n'abagabo babiri. And when they came back with the grapefruits That was carried by 2 men. that were carried by 2 men. Ubundi iyo cyari ikintu giteye umunezero, It was an exciting thing. ariko kubera ibibazo bari babonyeyo, But because of the things that they had seen there, baca intege ubwoko bw'Imana. they gave the tribe of Israel a bad news. Muze kureba mu kubara ibice 13, You read in the book of Numbers chapter 13, umurongo wa 25 niho hatubwira iminsi verse bamaze. 25. Ikindi kintu tubona iminsi 40 Another thing that where we see 40 days. mu gitabo cya Samweli cya mbere ibice 17, When you read in the first book of Samuel chapter 17, umurongo wa 16, verse 16, batubwira ngo Goliyati yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 asohoka agatuka Isirayeli. they tell us that Goliath spent 40 days and 40 nights going out where the Israelites were. Ariko ku munsi wa 40 But on the 40th day, agasuzuguro ko Imana yagashyizeho iherezo, they despising God's people, God put a period, a full stop on it. njya mbwira abantu I usually tell people, ngo umunsi nzagera mu ijuru, when I reach heaven, nzi neza yuko ninjya kureba
gukora nkete y'urupfu rwa Goliyati, gukora nkete investigation. I will go and investigate about the death of Goliath. Nzasanga Samweli iriya minsi 40 yari arimo gusengera urupfu rwa Goliyati. I know that I will find that in the 40 days that Samuel prayed, I know that he might have been praying for the death of Goliath. Kuko hari abantu b'inshuti zanjye bantanze mu ijuru. Because I have my friends who have gone to heaven before Nkigerayo umunsi wa mbere, on the first day that I will arrive in heaven, nzabaza marayika, I will ask the angel, wandangiraho Mose aba nkajya kumuganira. where can I find Moses so that I could go talk to him? Ukandangiraho Samweli atuye nkajya njya kumusura. Could you please let me know where Samuel is so that I could go and Ukambwiraho visit him? Paulo aba. Could you please let me know where Paul is so that I could... harimo n'abandi There are others that I would dufitanye ubucuti that budasanzwe we have a friendship, nubwo bagiye ntaravuka. even when they left before I was born. Harabo nzajya gusura nkabo ngabo. There are some that I'm going to visit, mbwira ariko buriya Samweli and I'll be asking them, muri ya rupfu rwa Goliyati how did the death of Goliath, ntabwo warugizemo uruhare? didn't you have a hand in the death of Goliath? Kuko ntabwo Dawidi yishe Goliyati gutya gusa ibuye. Because I know Goliath, David didn't kill Goliath because just like that. Ndabaha urundi rugero. I'll give you another example of the Abami 40 wa mbere days. igice cya 19 umurongo w'8. First Kings chapter 19 verse 8. Umugabo witwa Eliya, A man called Elijah, nawe nzamusura. I will also visit him. Yariye sinzi ikintu yariye. I don't know what he ate. Ngo inda ayigendera iminsi 40 agera ku musozi w'Imana. And he spent 40 days and reached the mountain of God. Nzajya nkuresha Eliya uri iki? And I will ask Elijah, what did you eat? Mu ijuru mfite ibiganiro I byinshi. have a lot of conversations that when I get to heaven, that will... Ariko iminsi 40 yarayigenze. But he walked 40 days and reached Horeb on the mountain of God. Icya gatandatu, The sixth thing, iminsi 40. 40 days. Yona muri Yona ibice 3 umurongo wa 4 yagiye nini warabwira ngo ininiwe. In the book of Jonah chapter 34, muhawe iminsi 40 yo kwihana. It says that in the Navy you were given 40 days to repent. Nyuma yaho nimwe mutarihana. After those days, if you have not repented, ntabuye rizasigara rigeretse kuri ndi. There is no stone that is going to remain stuck on another. Abantu barihana. And people repented. Hallelujah. Hallelujah. Reka ndangirize ku mwami wacu. I'm going to end from our Lord. Muri Matayo ibice 4. In the Gospel of Matthew chapter 4. Muri Mariko igice cya mbere. In the book of Mark chapter 1. Muri Luka ibice 4. In the book of Luke chapter 4. Batubwira ko Yesu yasenze iminsi 40. They tell us that Jesus prayed for 40 days. Ariko icyo nkundira cyane bari amasengesho ya Yesu. But what I like about the prayers of Jesus, atubwira ngo yamanutse ku musozi afite ubutware. But it says that when he went down the mountain, he was having authority. Ngo yambaye imbaraga z'umwuka. He was wearing the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Iminsi 40 rero. 40 days. Ndabifuriza kwinjira mu nkuge. I want you to enter the ark. Ukinjira muri Yesu neza. I want you to enter into Jesus. Muri ino si y'imyuzure. In this world of floods. Let's go into the ark. Reka twinjire mu nkuge. Twinjire mu nkuge neza. Let us enter into the ark. Uwicayemo hano atarinjira muri Yesu. If you're seated here and you have never entered into Christ, uyu ni wo munsi wo kwinjira. This is the time for you. Hallelujah. Hallelujah. Urabizi iriya nkuge iyo turirimbye ya ndirimbo tujya turirimba avuga ngo Nowa kuki ubaka iyo nkuge urakora iby'ubupfapfa rwose doye utuye imusozi kandi nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobeye. So abantu bibwiraga ko Nowa arimo gukora iby'ubupfapfa. People thought that Noah was dumb. Ariko Nowa yarazi ibyo arimo gukora. But no one knew what he was doing. Hari abantu benshi bazi ko turimo gukora iby'ubugori. There are many people who think that we are doing dumb things. Ariko abantu barifata iminsi 40 ngo bakicisha inzara. They would think, why would people spend 40 days fasting when they have food?
niyo kumva umupastor abivuga. There's a pastor that I had talking Kujya sinshobora about. kwiriza ubusa ntabuze ibyo He said that I cannot fast yet I have food. Jewe ngira ururimi ruzanshyira mu bibazo. I know that I have a quick tongue. Ndamubwira nawe uzasaza utabonye imbaraga zivamo. And I told him that you will die before you see you have power. Kuko Yesu yaravuze ngo hari ibintu bidakurwamo n'ikindi uretse kwiriza ubusa no gusenga. There is because Jesus said that there are things that could not go without prayer and fasting. Ntushobora kuvuguruza shobuja ntibibaho. You cannot contradict your master. That is Umukristo impossible. ashobora kubivuga. A Christian can say that, ariko not umupastor. but not a pastor. Ibyo nundakari urabo ndenganije. If you mad at me, that is it. Kuri ntikwica umutumirano. Sinzi kuri bushobora kubivuga. Kuri ntikwica umutumirano. Truth doesn't kill friendship. Okay, thank you. Hallelujah. So, iminsi 40 In these 40 days, yo kwinjira muri Yesu neza. it is for us to enter into Christ. Iminsi 40 In these 40 days yo kuba imbere y'Imana. Of being in front of God. Tukazamanuka tumeze nka Mose. And go down when we are like Moses. Twafashe ibyemezo bihindura imitekerereze yacu. When we have made decisions that transform our twafashe lives. ibyemezo bihindura imyumvire yacu. When we have made decisions that transform our minds. Twafashe ibyemezo bihindura imibereho yacu. When we have made decisions that transforms our twafashe livelihoods. ibyemezo bihindura imikorere yacu. When we have made decisions that change our work. Transformed through 40 days in the presence of the Lord. Guhinduka turi imbere y'Imana muri iminsi 40. Hallelujah. Amen. Cya gatatu mbifuriza. The third thing that I want you to have iminsi 40 in these 40 days, yo kwinjira mu masezerano. it is 40 days of entering into promises. ibiri hirya hariya mu masezerano. Of you entering into promises. Ugakura imbuto zereka abantu ko ayo masezerano wayibonye hari. And then you get the fruits from that. Hallelujah. Hallelujah. Uzi gusenga. You know praying. Ukabona urashubijwe. And you get your answers. Ukamenya ko Imana yacu atari ikivumvu. And you know for sure ni Imana ivuga that kandi God igasohoza. is the God that speaks and delivers. Hallelujah. Hallelujah. Ndabifuriza. I want you ngo iyi minsi 40 in these 40 days izaba iminsi 40 yo gusengera Goliyati to be tukayirangiza Goliyati 40 days of you praying for Goliath ivyo bihanda and to finish it when Goliath is removed, bikava mu buzima bwawe. to be removed from your life. Iminsi 40 40 days. izatubera iminsi yo gukizwa. I want the 40 days to be, izatubera iminsi yo kuburirwa. I want them to be days of repentance no guhinduka and transformation, nk'abari abantu b'Niniwe, like those people of Nineveh. kandi iminsi 40 I want these 40 days izatubera imbaraga zo gucomeka to be our power, to be the tukajya muri power church in the church tukongererwa imbaraga nshya and be given new powers. nk'umwami wacu ko yamanutse afite imbaraga nshya. As Christ came back from the mountain with authority and power. nahoze nganira n'umukristo umwe. I was talking to one of the Christians ambwira ibintu. and he told me, arambwira ati nasengeye amasengesho. and he said that she prayed. ati nasengeye amasengesho. I prayed for prayers. ati noneho mbona umugore And I saw a woman urimo gushaka konsa umwana who wanted to breastfeed her baby. atagakamura ibere ati hakabura amashereka. And he could squeeze the breast and there was no breast milk. ndabona ibyo biragoye kubisobanura. And I was like, that is simple to itorero riri mu explain. ntege nke. The church is in the all weak over state. itorero muri iyi minsi itorero The riri mu ntege church nke. is in a weak state. utabibona nuko adashaka kwitegereza. If you don't see it, that's because you don't want to see. turimo turakamura ngo We are abantu squeezing, ariko ni turi mu ntege nke. but we are in a weak state. kandi reka mbabwire And I want you to buri tell muntu you, mu cyifuzo azashyiramo I want you to, as a prayer request, shyiremo guhembuka ku itorero. I want you to pray for the church to be given new hari energy. igihe umwami Hezekiya yatumye kuri Yesaya
There was when King Hezekiah sent a word to Isaiah. aramubwira ngo abana barashaka kuvuka ariko habuze imbaraga zo kubabyara. And he said that children want to be born but there is no energy to push them. ngo terura amasengesho usengere I want you to pray ubwoko bwawe for your tribe. iyo ndeba ukuntu abantu benshi bamanuye amaboko. When I look into the church, many people put their hands up. baragenda muri routine They are walking into routines, ariko nta mbaraga. but they don't have power. ariko ndasenga ngo iyi minsi But I mirongo pray that in these 40 days, twishyire muri church. we get into the church. twebwe hano twisengere I want us to pray for ourselves tuzamanukana imbaraga nshya. so that we could have new energy. hano twisengere I want us to pray for abari ourselves, abantu bininiwe like those people in Nineveh. ngo umwami yambaye ibigunira n'abaturage bambara ibigunira bavuga ati n'inkoko ntimuzisige n'inka n'intama. The king was wearing sacks and they were asking every creature in them to pray. twihane I want us to repent. imbaraga zigaruke. I want so that the power ko could mu come byakozwe back. n'intumwa In the book of Acts, hari ahantu petero yarimo kwigisha mu bice bitatu. there's where Peter was aravuga ngo praying nimwihane and he was telling people to repent kugira ngo iyi minsi yo guhembuka ibone ukwiza. so that the new world could come back, could come. niba byashobokaga ngo mubyumve nk'uko mbyumva. If you could hear it like I hear it. mwihane kugira ngo iminsi yo guhembuka ibone ukwiza. Repent so that the new days could come. reka iyi minsi 40 Let these 40 days izatubera iminsi yo kuba imbere y'Imana. be days of being in the presence of the Lord, hanyuma tuzaveyo so that when we come back, natwe turabagirana we would be growing, dufite imbaraga nshya. having new powers. nigeze kujya muri salo nako mpora mbibona iyo ngiyeyo. There's a time when I went to the haircut salon noneho mbona umugabo wamusize ibintu by'ibivuta and I by'igitare. saw a man that they had put makeup on. tumwerwa biriya bintu n'ibiki. ndamubaza ni what is that? biriya bintu n'ibiki. narababazaga ariko kudahindutse n'ubu. Narimo mubaza ngo ni ibiki bagushizeho. Oya nabajije abandi bari bahari ndavuga biriya n'ibiki muri uwo I mugabo. was asking, well, what did they put on him? arwaye ibiki? What is he suffering from? uti ntacyo arwaye. And they were like, nothing. bati iyo musigari amavuta. They just put those the oil onto him. nimbivuga nabi muze kongozora ngo babyita scrub. They call it scrub. ngo noneho ngo barangiza ngo bakamwoza mu maso. And they could wash him. ngo agasa neza. And he could reka iyi minsi 40 I want in these 40 days Imana idusige scrub. that God would put scrub on you, and then he would wash you, tuzatahe turabagirana. and then we could go back growing. amen. Amen. iminsi 40 These 40 days, yo guhinduka. it is of transformation. ariko intego y'uyu munsi ariko reka mbere yuko tujya mu by'intego Before we go to the theme, reka tubanze dusenge. I want us to pray. ntabwo ari ngombwa gusemura isengesho wenda uryihorere cyangwa semura niba ubishaka, ariko ndagira ngo buri muntu wese aho yicaye ufate ikintu ugiye gusengera muri iyi 40 ubwira Imana ngo Mana turashaka ngo ugire ikintu ukora muri twe. I want you to have one thing that you're going to pray that you Turagushimye, want to be Mana transformed yacu. in these 40 days. iyi minsi 40 turayisengeye guhera kuri uyu munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 40 tugiye kuzasenga. ndasengera buri muntu wese ugiye gusenga aya masengesho ureka imbaraga z'umwuka wera zimuzeho kandi zimuzeho cyane. reka iyi minsi 40 izatandukane n'iyindi yose twasenze muri uru rusengero. reka iyi minsi 40 izaba iminsi y'ibisubizo. reka iyi minsi 40 izaba iminsi za Goliyati zigiye kwikubita hasi. abari bari mu bibazo bibagoye, abari bari mu bibazo byananiranye, abari bari mu bibazo bababwiye ko bitazashoboka, reka iyi minsi 40 izaba iminsi y'ibishoboka, izaba iminsi y'impinduka, izaba iminsi y'imbaraga, izaba iminsi yo guhinduka, izaba iminsi yo kurabagirana, izaba iminsi yo gukurwa mu bibazo
kandi mwami turasenga ngo iyi minsi 40 izaba iminsi yo guhishurirwa amasezerano menshi dufitiye nk'itorero, guhishurirwa amasezerano ufitiye buri muntu, guhishurirwa Mana uburyo bwo kukumenya no kurushaho. Kandi reka iyi minsi 40 izatubera iminsi yo gusubizwamo imbaraga. Reka igicu cy'umwuka wawe wera gitwikira urusengero, umuntu wese winjiye mu uyu munsi umuteremo inzara n'inyota byo gusenga, ku buryo ku minsi 40 tugiye kumara ahantu azagiramo myinshi ndetse n'ibishoboka yose uko twayiteganije azayibonekemo, n'aba yagiye n'ahandi azaba yirimo mu mwuka. Reka imbaraga zawe zimanukire aha hantu, zimanukire gukora ibitangaza, zimanukire gukiza indwara, zimanukire gukuraho ubugumba, zimanukire gukuraho ubuyobe, zimanukire gukuraho imyumvire mibi, zimanukire gukuraho indwara n'intege nke n'ibindi byose twifuza ko biva mu nzira zacu. Wigaragaze nk'Imana, abari usigara wenyine, abari usigara tukubona wenyine, abari usigara ukora imirimo wenyine, abari usigara uvugwa wenyine, abari usigara ushyirwe hejuru, kandi ubwoko bwawe buhabwa umugisha mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amina. Intego y'igiterane, the theme of this conference, ngiye kuyivugaho amagambo makeya. I'm going to talk about it a few words, ko turifuza kujya turangiriza igihe, because I want to use the time well. Nubwo harimo interpretation, nubwo harimo gusemura, even though there is interpretation, ntabwo ubundi gusemura bituma ubutumwa bwikuba kabiri, because even interpretation does not make the time doubled. Icyo bukora, what it does, bugabanya amashyengo y'ababwiriza butumwa. It reduces the jokes of the muzabibona iyo nigishije mfite umwinterpreter amashyengo aragabanuka. You will see it when I have an interpreter, I reduce the jokes. Bityo kwigisha bigasigara ari ukwigisha gusa. That makes teaching. Kuko urumva ndamuze yishyizemo ya mashyengo. When I put in the jokes, mwabona uyu mugabo arwaye umutwe. You will see this man ko hari ibintu udashobora gukura mu kinyarwanda ngo bishyire mu cyongereza, because there are things that you cannot change and put into English, from Kinyarwanda to English. Ubwo ndamutse mbwirije nagira ngo mvuga yabihindura ngo iki, ngo nuko arabwiriza ageze hagati aravuga ngo ngaho bihindure twumve. So reka tujye kuguhinduka. So let's go on to transformation. Ku munsi wa mbere inyigisho dufite iravuga ngo guhinduka. On the first day we have the theme is kugaruka mu mugambi w'Imana, going back to the purpose of the Lord. Nayise isi n'abantu mu mugambi w'Imana. I have called it the world and people in the purpose of God. Nibwo mushobora kumva impamvu tugomba guhinduka. That's when you're going to understand why we need to kuko itangiriro igice cya mbere, because in Genesis chapter 1 niho dukura iyo nyigisho n'igice cya kabiri. That's where we draw that theme from. Nureba Bibiliya nkuko njya mbibabwira kenshi hano, when you look at the Bible, as I usually tell you, dufitemo ibice bine byiza. We have 4 chapters, good chapters. Igice cya mbere n'icya kabiri cy'itangiriro, the first chapter and the second chapter of Genesis, n'igice cya 21 n'icya 22 cy'ibyahishuwe, and the 21st and the 22nd chapters of Revelation. Dutangira turi mu murima wa Edeni. We start from the Garden of Eden, turakarangiriza turi mu murwa wa Yerusalemu, and we end into the city of Jerusalem. Nicyo nkundira ibyahishuwe. That's why I like Revelation, the book of Revelation. Mbabwira hano, I always tell you about that. Navukiye mu cyaro. I was born from a village. Habaga urugondo. There was a lot of mud. Habaga mase. There was a lot of cow dung. Habaga isayo. There was a lot of mud. Ariko muri Yerusalemu ye, but in the New Jerusalem, ngo n'imihanda yaho yose izaba ari izahabu. Then the roads will be gold. Nta n'ibinogo. There will not be pit holes. Nta n'ivumbi. There will be no dust. Cyane cyane ko nta n'imodoka zizaba zihari. And I think there will not even be cars. Njya numva abantu bavuga ngo bamwe bazafite za V8 ngo abandi bagenda n'amaguru. Some people say maybe that people will be having V8 and others will be walking. Mu byahishuwe nta modoka mbonamo. But in the book of Revelation I don't see cars. Tuzajya tugenda nk'abamarayika. We will be walking like angels. Nintekereza kujya gusura Mose ngire gutya. If I think about visiting Moses, I will just be flying. Kubitekereza mbe nagezeyo. Just thinking and then you reach there. Hari abantu baguma kwisi. Ngo bamwe bazabatuye mu bizu binini ngo abandi batuye. Some people say people will be living in big mansions.
ngo abandi batuye muri za nyakatsi, and others living in grass-thatched muri houses. Yerusalemu nshya nta nyakatsi In hari. New Jerusalem, there will be no grass-thatched houses. Kuko ari abantu bibwira ngo kubera ko bakoze cyane, There are people who think that because they worked hard, ngo nibagera mu ijuru Imana izabasumbisha that abandi. when they reached in heaven, people will elevate them. God will elevate them. Mu ijuru twese turareshya. In heaven, everyone will be equal. Nyiricyubahiro ni umwe wenyine. The one with power and authority will Ni be Yesu. one, will be Jesus. Kuko iyo ataza ngo aducungure, Because if he didn't come to us n'ibyo ukora ntabyo to wari gukora. redeem us, what are you doing? You would not be doing Ariko icyo it. nababwiraga ni iki? But what I was telling you, Guhinduka kwacu changing, transforming, ni ukugerageza gusubira mu mugambi Imana yari ifite irema abantu. trying to go back to the purpose God had when he was Kuko buri created the wundi man. umugambi Imana yari ifite irema abantu, When the purpose God had when he was creating people, n'ubundi niwe izasohoza mu byahishuwe 22. that's the purpose that we will be having in the book of Revelation. Umuntu yari kugenda ahinduka, The person was to evolve. akagenda ubwenge bwe bwaguka, The person was to, their brains, their knowledge was to expand, to grow. akava mu cyaro akajya mu mujyi, They would come from the village and go to the city, ariko utarimo amabandi, but without robbers and utarimo indaya, bandits, without prostitutes, prostitutes, utarimo abanywi, without drunkards, utarimo traffic jam. without traffic jam. Umuhanda Yerusalemu buriya niho twari kurangiriza n'ubundi. That's where we were to end, in Jerusalem. Umugambi w'Imana warogowe n'icyaha tuzabibona ejo. The purpose of God was ruined by sin, Ariko ubundi twari kugenda but we were to walk tukarangirizaho n'ubundi and tuzarangiza. end where we will end again. Wari wayoba inzira, Have you ever lost your way? cyane cyane iyo urimo gukoresha buriya buhanga bwitwa ngo ni GPS, Mostly when you're using GPS, ikagucisha iya kure, and it will take you far, ariko ukaza kurangiza ugeze aho wagombaga kujya. but at the end you go where you wanted to go. Bakakubwira ati ariko watinze he? And people will be asking you, where have you been? Tinakurikiye GPS And you iranyobye. tell them that I have followed GPS. Natwe rero buriya Even us, icyaha cyaratuyobeje, the sin took us a long way, duciya kure. and we passed Ariko a long way. abazajya muri Yesu But those who will be in Christ, bazarangiriza hahandi aho twagombaga they kurangiriza. will end where we were supposed to finish from. Byasaga bite rero umuntu atarakora icyaha? What was it like before sin? Umugambi w'Imana wo ntiwigeze uhinduka, The purpose of God did not change, ahubwo twe twafashe inzira ya kure. but we took a long way. N'ubu twese twihutiye kugaruka mu mugambi w'Imana. And if we come back to the purpose of God, Mwabona ukuntu n'iterambere ryihuta, you will see how even development would be faster. kuko umunsi tuzatangira gutekereza nk'uko Imana ishaka ko dutekereza. Because when we start thinking like what God wanted us to Umunsi go, tuzakora ikintu cyose tubanje kubaza Imana, when we first ask God before we act, muzabona impinduka zikomeye you ziza mu will bantu. see transformation that is going to be on Kuko ubundi ibyo people. tubona bidukikije hose, Even things that we see that are surrounding us, niba bakubwira ngo ibidukikije ngo byarononekaye ngo byagize biti, ni imitekerereze if they y'abantu. tell you about environment, that environment is ruined, it is the minds of people that Uzi ko abantu were bajya corrupted. uzi ko abantu bajya bavumbura ibintu bitangiza ibidukikije, Some people invent things that help the environment, ariko ntibemererwe kubishyira mu bikorwa kubera ko byarogoya inyungu zabamo. but they are not allowed to put them in place because they could hinder the plans of others. Reka mbahe urugero. I'll give you an example. Mubona izi modoka zitwarwa n'amashanyarazi, Have you seen electric cars? zari zimaze igihe kirekire, si uko bazivumbuye ejo. They were invented long time ago. They are not new. Ariko kubera ko hari abacuruza peteroli n'amazutu, But because there are people who sell petrol and oil, babanje kubibangamira. they made it Ariko bageze aho ngaho barareba, delay. baravuga ati ariko ubundi But when they looked at it, they said, ubundi dukoze izi z'amashanyarazi if we make these electric cars tugafunga biriya bigabo bitugora, and lock these guys who make themselves very important, we get rid of them. Yeah, we get rid of
those people that make our lives difficult. Do you know hari ibihugu bimwe bishobora kuzakena umunsi peteroli izaba itagikenewe? Do you know that there are countries that are going to be poor when petrol will not be sold? Ariko reka mbabwire ikindi. I want to tell you another thing. Do you know yuko hari abayapani badiscoverinze uburyo bashobora gukora imoti engine ikoreshwa n'amazi? Did you know that Japanese invented an engine that uses water? Ariko ntibashobora kuyishyira mu bikorwa. But they cannot bring it on the market. Kuko nibyo nabyo byahita byica ubukire bwabo. Because that also can make other people's interest. Buriya rero twebwe turamutse tugarutse mu mugambi w'Imana. So when we go back to the purpose of God, hari nubwo yatwigisha ubundi buryo twebwe tutigeze tunatekereza. there is a chance that he could teach us another way that we have never thought. Kuko Imana ihora ivuga ngo, because God always says ariko buriya ibitekerezo byanjye bitandukanye cyane n'ibitekerezo that byawe. my thinking is different from your thinking. Ariko mu buzima bwacu, but in our life, ntabwo tugenda muri uwo mugambi w'Imana. we do not follow the plan of God. Itangirira igice cya mbere, Genesis chapter 1, tangira batubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. it tells us in the beginning God created the heavens and the earth. Mbere na mbere Imana. First God. Icyo nicyo kintu, impinduka zose zitangirira kuri mbere na mbere Imana. The transformation starts from God. Bakatubwira ngo Imana isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Nkunda ukuntu bavuga iyi si. I like how they say the earth. Bimpa ibyiringiro. It gives me hope. It gives me hope. Kuko ngo isi yariho ubusa. Because the world was empty. Ngo iriho umwijima. And it was dark. Iriho n'amazi. And it had water. Ariko wari wajya ahantu hari umwijima mwinshi. Have you ever been to a place that there is darkness? Kandi hakonje. And it is cold. Hacecetse. And it is quiet. Niko isi yari imeze. That's how the world was, the earth was. Ariko bakaduha ibyiringiro. But it gives me hope. Ngo umwuka w'Imana yari hejuru y'icyo kintu. The Holy Spirit was above it. Akibundikiye nk'igi. And he was hovering like on it like. Iki rero ni ikintu tugomba gusobanukirwa. This is something that we need to know. Ni impinduka zacu. And our transformation zimeze nk'impinduka y'isi. It is like this transformation of the earth. Kuko Imana yatangiye kuvuga. Because God began speaking, ibintu bitangira guhinduka. And things started to be transformed. Imana irongera iravuga. And God said, ibindi birahinduka. And things changed. Guhinduka kwacu. Changing, transformation. Bibiliya iratubwira ngo, the Bible says that kwizera kuzanwa no kumva. Faith is brought by listening. Kandi kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. And listening is brought by the word of God. Gutega ijambo ry'Imana amatwi. Listening to the word of God. Tugahinduka. And be transformed. Kandi ikintu cyavuyemo. And what came out? Imana yaravuze ibyaremwe byose bibaho. God said and everything was created. Ku munsi wa gatandatu. On the sixth day, Imana iravuga. God said, umugabo abaho. And a man was created. Abaho. And a woman was created. Ngo mu ishusho y'Imana niko yabaremye. And in the image of God he created them. Ngo murongo 26. Verse 26. Imana iravuga iti. God said. Ariko muzaba ari inshuro hariya bavuga ngo Imana iravuga iti. I want you to count times that they say God said, God said, God said. Nuno munsi Imana iravuga iti. Even today God says. Ikibazo nuko tudatega amatwi ngo ivuge. The reason but we don't listen. Ariko Imana iravuga iti. But God said, tureme umuntu mu ishusho yacu. Let us make mankind in our image, in our likeness. Kiriya kibazo tugomba kwibaza mu guhinduka. This is the question that we should ask ourselves when we talk about transformation. Tugomba kugaruka mu isura yacu ya mbere. We need to come back to our original image. Tugasa n'Imana. And look like God. Niyo mpamvu Imana yohereza Yesu. That's when God sent Jesus. Burya icyo Yesu yaje gukora. What Jesus came to do. Yaje kutwereka umuntu wuzuye uko yagombaga kumera. He came to show us how a full person was to look like. Niyo mpamvu bamwita Adamu wa kabiri.
niyo mpamvu bamwita Adamu wa kabiri. That's why they call him the second Adam. Nuko Adamu iyo aguma mu murongo w'Imana. It is because if Adam had remained in the line of God, n'abana yabyaye bakaguma mu murongo w'Imana, and his children would remain in the line of God, bose bari kuba bameze nka Yesu. Everyone would look like Jesus. Bategeka imiyaga ikabumvira. They would command winds to listen to them. Nta ndwara bari kurwara. There would be no sicknesses. Kuko na za mikrobe zarabumvira. Even the microbes could listen to them. We will learn about that tomorrow. Where everything went wrong, icyaha cyaraje, the sin came, noneho ubwiza bw'Imana twari twambaye, and the beauty of God that we were wearing nibwo bwari buri mu butware bwacu, had our authority. none Imana ituvanyeho ubwiza bwayo, and when God removed his beauty on us, n'ubutware bwacu bujyana nabwo, the authority left with it. Reka mbafashe kubyumva nubwo I want to help you to understand this. Reka tuvuge ko iri kote ryanjye ari uniform y'umupolisi. I want you to look at my jacket here as a uniform of a police officer. Noneho mimbere akaba yambayemo agasengeri. And inside this jacket, if I think maybe there will be a vest. Noneho akaza gukora amakosa. And he would make a mistake. Noneho ikote rye uniform ye bakayimwamba, and they remove his uniform. Yanyura mu nzira bakavuga ati ariko uriya muntu uko asa na wa mupolisi. And when he would be walking on the street, they would say that person looks like the other police officer. But anyway, but they would say, it is the one. Ejo niho byumvise kuri radio. Didn't you hear it on the radio? Baramwirukanye. They fired him. Agahagarara mu muhanda. And he would stop in the road. Yahagarika imodoka. And stop the vehicles. Urahagarika imodoka kandi barakwirukanye. And people would tell him, why were you stopping vehicles yet you're fired? And the drivers would be leaving. Ndetse bamwe bakamucira mu maso. And some of them would spit into his face. They will spit into his face and leave. Ejo ntibakwirukanye ntitwabyumvise. And they would say, they fired you yesterday, everyone heard about it. Buriya rero Adamu na Eva, so Adam and Eve, Imana imaze kubambura ubwiza bwayo, when God removed his beauty from them, mikorobe zarabarebye. Microbes started looking at them. Reka tubarye. We are going to eat you. Inzoka iravuga iti giye bampaye uruhusa ngo njye nguruma gatsinzi. And snakes started saying they have given permission to come and eat you. Donc ibintu byose byahise bitwirevolutaho kuko ubutware bwacu twari twabwa. Everything started revolting against men. Hanyuma kasubizemo uniform yanjye. So I will put back my uniform. Transformation ni yingiye. This is the transformation. Iyo maze kongera nkambara uniform, when I put back my uniform, nshobora kuvuga daimon va muri uyu muntu, I will start commanding the devil to go. Ariko waraguye ntabwo ugifite ubutware bwawe. And the devil would say you backslid and you are mistaken. Atangira kubwira Satani ngo wanyibeshyeho. Ubwiza bwanjye narabugaruriwe. My beauty is brought back. N'ubutware bwanjye narabugaruriwe. My authority is brought back. Kuko icyo nicyo Yesu yaje gukora. Because that's what Jesus came to do. Yaraje azana ubwiza bw'Imana. He came and brought the beauty of God, the glory of God. The glory of God. Asanga twambaye bwa bushwambagara bwacu twari twambaye. And he came and found us with our nakedness and aravuga ati reka mbasubize ubutware bwacu. And he restored authority. And he removed his authority and gave it to us. Our nakedness, he took our nakedness. But God said no. On the third day, you're going to resurrect and go back to your place. And that glory is going to remain with those people that live. This is where our powers are based. When he finishes to do that, so he says, go back to your authority that you had before. And have the relationship that you had with God. Hallelujah.
Hallelujah. mwongere mugire ubusabane namwe ubwanyu, And have the relationship you used to have between yourselves. njye ngenda nidunda nta mutima ucira And urubanza. walk with the pure heart. buriya nta kintu cyiza nko kugenda wumva muri wowe ntacyo wirega, There is nothing like walking when you have a pure heart. ukajya ugenda wumva ntacyo wirega, Walking with the pure heart. kuko buriya ikibazo abantu benshi bagira, One thing that people do not have, barabundabunda, they hide, they baragenda bagakora ibyaha, when they go and sin, akibwira ngo nta muntu wamubonye, and they think that no one had seen them, ariko umutima wawe wakubonye. but your heart has seen you. babwiriza nk'uku nguku, And when they are preaching, they are speaking, ati ujye niwe baciraho imigani. and your heart will start telling you, this is you that they are hari talking n'abajya about. babimbwira, There are others there are people who tell me this, ahubwo ni ibyawe ntabyo narinzi, and I will tell them that I didn't know about you. kuki wagenda ubundabunda uri umugabo Why would you be hiding when you're a man, cyangwa uri umugore when you're a woman, cyangwa uri umusore mwiza, when you're a handsome man? umutima ugucira urubanza, The heart that is condemning you. uri muri telefone usibase You're in your phone deleting things. oya nta kintu kiza nko kugenda phone yanjye ntiri imbere ya madamu nayifungura. There is nothing like having a pure heart, having your phone there in front of my wife. have nothing to hide, Nta kintu mfite cyo guhisha. donc mfitanye amahoro nanjye agiyewe. I have peace with myself. icyo Yesu yaje kudukorera What Jesus came to do nimusubire mu bwiza bwa mbere, is to go back to the glory mwongere mugirane ubumwe and hagati yawe, have the relationship between us. aho umugabo abwira umugore atubura akagufwa ko mu magufwa yanjye, Where a man tells a woman urakara ko mu that mara you're a yanjye. bone from my bones. bariko murabyumva, Do you iyo hear tuvuga ngo this? guhinduka When you talk about ni transformation, ugusubira aho ngaho is uko ibintu going byari bimeze. back to where things were. icya kane Fourth, n'ibidukikije byose, and our surroundings. niyo mpamvu buriya Yesu yashoboraga gutegeka uburwayi bukavaho, That's why Jesus could command the sickness and it would be n'urupfu removed. yararutegekaga rukarekura umuntu, He even commanded the death to release a kuko person. iyo ubwiza bw'Imana bwagarutse Because when the glory of God comes back, n'imigisha iragaruka. if the blessings come back. kandi icya kane The fourth thing, buriya bariya abantu babagaho those people that existed, bafite ibyo bakeneye byose, they had things that they wished for. nta nzara yari ihari, There was no hunger, nta bukene bwari buhari. there was no poverty. urabizi buriya hari igihe abantu bakubwira ngo erega ngo urumva ngo ubukene ngo inzara, nkabwira niko buriya jyewe Imana iyo twayinejeje ishobora guhindura ubukene bwacu ikoresheje ibisanzwe hano. When we make God happy, He could change our poverty using the things that we have here. reka mbaho urugero, I'll give you an example. muzi amabuye bita koruta. Do you know stones that are called coltants? buriya koruta Coltants. hano mu Rwanda yari ihari, Here in Rwanda we had them, n'ubundi irahari, and it is still there. aho bacukuraga agasegereti hose Where they could extract those stones, hasigaraga ibicenshu by'ibibuye biri aho there will be remains of those stones, bya koruta, of those kuko stones, koruta ntacyo bayikoreshaga, because they were not processing coltants. ariko muri kino gihe aho tekinoloji yazamukiye, But after technology came hakaza za mobile phones, and the mobile phones, hakaza za drone, and there will be drones, koruta yahise igira agaciro. coltan were given became precious. ahantu bajyaga babijugunye gusa ari ibicenshu, Where they were throwing them, dushobora kubyuka igitondo kimwe you could wake up one day ugasanga amasara bwayo hirya hariya and find these stones that we see around here. Imana yahinduye ubukire, God had turned it into n'insengero riches. tukazicukura tukavanamo amasara bwayo twubakishije, And kubera ko even in our houses, twayaboneye we could isoko. start removing those stones from our houses. kuko byoroheye Imana kuduhindura abakire, It is easy for God to turn us into ubukene rich bwacu people, ikabuhindura ubusa iyo twayinejeje. and He would make our poverty into nothing Ariko when rero, we listen to Him. ugomba kumva iki ngiki, I want you to listen to this. njye nshobora guhindukirira Imana I can change
abankikije bagakomeza bakibera ibisambo. And those that surround me could remain ukavuga ngo none se ngo ko wahindukira Imana tukabona utarakiza. And they would look at me and they say, you changed, but there's nothing that you did not become rich. Ngo umwana wa mayibobo A street kid ngo yabanaga n'undi was living with another kid. aza kumubwira ati sha. And one day he told reka buri gitondo tujye dusengera umugati. And every day he said every day let us be praying for bread. ukabyuka bugasenga. And they would wake up and pray for bread. umugoro umwe kagenzi ke karamubwira ati ariko igihe twasengeye. One evening one of those kids said every time that all the time that we prayed, imigati yacu yagiye. Where are our bread? Kwitaza. It does not come. Aramubwira ati iraza. And told him no, it's going to come. ahubwo hagati yacu n'ijuru. But between us and heaven, hari ukuboko kurekure. there is a long arm. iyo Imana irekuye imigati, when God releases bread, guhita kuyifata kukayirya. and that arm picks it and eats it. kandi naje gusanga ari byo. And I have accepted that is true. hari igihe tuba dutuye muri quartier. There are times when we are living in our villages or just in our neighborhood. tugashyira ibiryo muri fridge. And we put things in the fridge. umukozi agateka ibindi. And the house boy, house girl will cook this. ukabimena. And you throw that away. kandi hepfo yawe hari undi muntu wari kubirya. And there's a person next to you who would have eaten that. joyfully rwose. And who would eat it joyfully. And he would be thinking that rice that they have thrown away, I would have eaten it. Why? Because we are not relating to each other like God intended. There's a time we were in Muganda. Kigali rero ukuntu iteye abakene batura mu kabanda ababose bakegera hejuru gato. In Kigali, those with lower standards live in the valleys, and those with higher standards live upper the hill. At my house, the tarmac road passes in front of my door. But down in the valley, there are people who you could think they live in another century. And when we were in Muganda, people were saying that those people who live there are the ones that steal from us. And I told those people that were there, why don't us become good neighbors and take their kids and sponsor them in school, and we pay for medical insurance for some of them, family to family. That time, do you think a person could come and steal from me? And another kid could be telling that kid that don't go to steal from Antoine because he is my sponsor. And they were like, you think like a pastor. No, I am thinking like God. Because when we go back to the purpose of God, we might not be rich that everyone would own a car, but no one is going to sleep hungry. I sometimes hear here at the school there are parents who cannot afford to pay for the top-up that is paid for school feeding. There are 3,000 kids here at school. There is a similar number here in the church. And all those kids there at the school, not all of them come from poor families. Come again. We could easily sponsor those poor kids there so that they get meals, even meat. dushobora kubasponsoringa bakarya ndetse bakarya n'inyama. Kuki tutabikora? Why don't we do that? Ntabwo dutekereza muri transformed mindset. We do not think in the transformed mindset. Mbona ibintu byose ntabwo ari ngombwa uzi ko abazungu iyo ubwiye abantu ngo tugiye gufasha abana ngo mwabonye projet y'abazungu.
When you tell people that you have people that are going to sponsor people, they will start thinking, do you have a project from white people? kuko twishyize mu mutwe yuko gufasha bene wacu ari ibintu bigomba gukorwa n'abazungu. Because we have our mindset, in our mindset we think that we are supported by white people. Kuki umuzungu yafasha umwana w'umunyarwanda twe ntitumufashe? Why would a white person support a Rwandan kid yet we are not supporting that Rwandan kid? Gutekereza mu buryo buhindutse. Thinking in a transformed mindset. Buriya rero iyo tuvuga ngo duhinduke tube bashya, when we talk about being transformed, dusubire mu mitekerereze y'itangiriro no mu byahishuwe, and going back into the thinking of Genesis and Revelation, dutangira gutekereza mu buryo bw'Imana. We start thinking in God's way. Ukavuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. None ukavuga ngo ubwo ibyo ntunze nanjye ubwanjye. And you would say, what I own and myself, I will be generous as my Father in heaven is generous. Nzabitanga nk'uko na Data wo mu ijuru nawe abitanga. Iyo ni imitekerereze mishya yo mu bwami bw'Imana. That is a transformed mindset in the kingdom of God. Iyo rero tuvuga ngo duhinduke tube bashya, when we talk about being transformed and becoming new people, ahubwo muze kongeraho ikintu kuri 40. I want you to add this thing in these 40 days. Reka mbihe senior pastor. I'm going to give this to the senior pastor. Ubundi muri 40 ko twiyiriza ubusa. In these 40 days we fast. Wavuga ngo nyuma ya 40. And I would say after 40 days, reka tuzashaka ikintu dukora. Let us find one thing. Buri muntu wese muri ropa 80 azaba yarigoma. In those 40 days you would have missed 40 portions of food. 80 portions. We are missing 2 per day. We are missing 2 portions per day. So 80 meals. 80 meals. That's a lot of money. That is n'amafaranga menshi. Ubwo tubishyize hamwe, if we put it together, tukavuga ngo nyuma ya 40, and say after the 40 days, hari umuntu uzamenya ko twiyirije ubusa. Someone is going to know that we fasted. Kenshi rero ibyo dukora, most of the time when we work, tujya muri mitiweli, we go into medical insurances. Nabyo ni byiza. That is also good. Ariko noneho, but tuzaba twiyirije. We will have fasted. Hari umuntu wagombye kurya. There is someone who needs to eat. Some people say if you start thinking like that, all the poor people are going to flock here. That's okay. We're going to preach them the gospel and they repent, and then we make projects for them and they work, and then reduce poverty in the country, but become transformed. This that I'm telling you, I'm trying to think like Genesis chapter 1 and 2. Where God had, where a person had a relationship with God, and he had a relationship with himself, and they had relationship with each other, and they have a good relationship with his surroundings, and they had enough. Can we recreate that world? Can we recreate that world? May God help us to think like that. Because this year, this theme that we've chosen, it should have left us, left our parish here, Remera. People repented their sins and they are in a good relationship with God. When people have reconciled with themselves and they are living peacefully with themselves, the conflicts between people and homes, they could be removed. And it could help people to live a transformed life. Transform. Guhinduka. May God bless you. We're going to pray. But if you're seated here and you're saying that even when you're talking about that, Goliath is beating me up,
ushobora kuba wicayemo hano You could be seated here ukavuga ati ariko nubwo muvuga mutyo and you're saying that you're talking about that. yemeze nk'aba baturage b'Niniwe nibereye mu byaha. I'm like those people from the Navy. I'm in my sins. The glory of God is no longer unto me. ndagira ngo niba wicayemo hano I want, if you're seated here Imana ikubwira ngo uyu niwo munsi wawe and God is telling you that this is your day. ndabizi abantu benshi I know many people muri 40 baza hano in 40 days they come here kuko babazi ko tugiye gusengera ibyifuzo because they think we are going to pray for prayer. kandi kuko ni ikintu cyiza. We also pray for, we have prayer requests. twagiye tubona n'ibisubizo by'amasengesho. We have testimonies of people that we prayed for. ariko utarihana But if you have not repented ngo wiyunge n'Imana and you have not reconciled with ubu God umwana wayo and you're not, we have not gone back to the to be a child of God, ubu uri umuvumbyi w'amasezerano. you have come back. You have umuvumbyi rahira kuri sinababwiye ngo biragorana. ubu uri umuvumbyi. Okay. So you are coming like a beggar Okay. to the promises. uje umeze nk'umusabirizi. Okay, you're like a beggar to the kingdom. ariko niwemera kwakira Yesu nk'umucunguzi But if you accept to receive Jesus as your savior, uzaba uri umwana. you will be a child in the family. iyo wegereye Imana ukayibwira ngo papa And you will get near God and say, Dad. ubu uri mu burenganzira. You will have the right. ariko kugira ngo ube mu burenganzira But before you get, you become, you have the rights. nuko uba umwana wo mu rugo You will first become a child in a wumvira home, umubyeyi. respecting your parent. wenda wicayemo hano wumvise icyo umwuka avuga. Maybe you're seated here and you want us to pray for you. icyo umwuka yakubwiye aba ari cyo wumvira. And if just respect what the Holy Spirit has talked about. niba utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami If you wawe have not yet received Jesus as your savior ngo ube umwana w'Imana and you have not yet become a child of God, witangirira ku byifuzo do not start from prayer requests, kubera ko uraba umeze nk'umuvumbyi, because you will be like a beggar. uraba umeze nk'umusabirizi. Because you'll be like a beggar. ariko nutangira wabaye umwana But if you start from being a child, waba uri mu burenganzira. you will be having all the rights. ushobora kuba uri n'umwana w'Imana, ushobora kuba warigeze kwakira Yesu Maybe nk'umucunguzi, at one point you were a child, ariko wavuyeyo umera nk'awa mwana w'ikirara. but you went astray like the other. uri iyo ngiyo You're far away. mu busambanyi, You're in adultery, fornication. mu nzoga You're in drunkenness n'ibindi. and many other uyu things. ni umunsi wo kugaruka This is your day to return home ugatangira 40 and start these 40 days uri mu burenganzira, with the rights. ukajya usenga And you pray, ufite trust, ufite icyizere having all the trust yuko urimo kubwira data wo mu ijuru. that you're talking to your Father in heaven. kandi icyo dukundira Imana And yacu what I like about God, ngo ni ikiranukira kutubabarira and He is righteous to forgive us, ikatubabarira ibyaha byacu. and He forgives amaraso us Yesu our sins. akatwezaho ibyaha And the byose. blood of God washes our sins. ndagira ngo twese dutangirire aho ngaho I want us to start from there, tujye muri 40 and we go into these 40 days. turi ba eyandurwa, turi abana When bari mu we are burenganzira. children in the rights. wenda wicayemo hano umva umwuka avugana nawe. And you're seated here, and maybe the Lord is ngiye talking. kubanza The nsengera Holy abantu Spirit is bashaka talking to you. kwitunganya n'Imana. I'm going to pray for people who want to make their ways right. wumva umwuka akubwira, If you hear the Holy Spirit ukaba talking to you, udafitanye amahoro n'umutima wawe, and your heart is jumping and is not, zamura ikiganza I want you to raise ubwire Imana ngo your Mana, hand and tell God ndashaka gutangira iyi 40 that I want to start these 40 days ndi ku murongo mwiza nawe, when I'm in line with you, kugira ngo njye nsenga Satani atankora ku mata. so that when I pray, the devil would not be mocking me. zamura ikiganza aho dusenga Imana. Raise your hand and we pray. turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, ibiganza bizamutse imbere yawe, ukurikire buri muntu wese kuko uramuzi, uzibye, uzi aho yirirwa, uzi aho arara, uzi uko arara, uzi uko atekereza, uzi uko abaho. ufate bariya abantu bose ubahindurire imitima, uyeze, uyitunganye, kandi ubandike mu gitabo cy'ubugingo, ubandike mu gitabo cy'Imana, kugira ngo amasengesho tugiye gusenga muri iyi minsi azasengwe n'abantu bavuga ngo ndabizi mfite uburenganzira bwo gusenga aya masengesho kuko ndi umwana w'Imana. ikiganza cyawe gifate buri muntu wese, imbaraga zawe zimanukira aha hantu. kandi mwami Yesu, turasenga ngo natwe wenda tutazamuye ibiganza,
urabizi rimwe na rimwe twanga kuzamura ibiganza ariko tubizi neza yuko natwe tutameze neza. Twese utweze, twejeje uyu munsi dutangiriyeho, twejeje buri muntu wese uri hano, abari kuri online ndetse n'abandi bazatujoyininga muri iyi minsi, utweze udutunganye kugira ngo dusenge amasengesho anezeza umutima wawe, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo guterana kwera kuvanze n'ibyaha ngo ntabwo ujye kwishimira, ngo nta nubwo ugutwi kwawe kwapfuye ngo unanirwe kumva, ngo ahubwo gukiranirwa kwacu niko kubuza kutwumva, ngo kubera yuko ngo ibyo dukora byose ngo ururimi rwacu n'ibiganza byacu byandujwe n'ibyaha byacu. Eza ubwoko bwawe, eza iri torero, eza abakristo bose, kugira ngo iyi minsi 40 tugiye gusenga tuzayisenge tukunejeje, tuzayisenge nk'abantu bawe, tuzayisenge nk'abana bawe, ukora ibitangaza hagati muri twebwe. Ubumve gusenga dusenze muri kano kanya, komeza udutegera amatwi, komeza utugirire neza, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka tube duhagarariye ahangaha. We are going to end from here. Tugiye gutura. We are going to bring our offerings, and after our offertories, we will be praying for prayer requests, so that we could pray at once. Hallelujah. Hallelujah. And I would like to request one thing. I have this week. So I want to request for permission, so that we start with prayer. These are 40 days of prayer and fasting. It is not 40 days of conference. It is we should have enough time to pray. We should have enough time to pray for prayer requests. We should have enough time to pray for each other. Tomorrow I'm going to make you pray. Tomorrow I'm going to make you pray. Tomorrow we are going to make some holy noise here. 40 days of fasting and prayer. So reka rero tubanze duture hanyuma dukore ka noise gakeya dutaye. We are going to first give our offertories, and then we make some good noise here and then go home. Amen. Worship team muturebera indirimbo yo guturiraho. Worship team, please come and lead us into worship as we give our offerings. Worship team irimo kuza, ndagira ngo sabe abantu bakijijwe mwazamuye ibiganza kugira ngo musohokere muri uriya muryango. Hari abantu bifuza kubakira, bakabaganiriza, bakanafata kontakte zanyu kugira ngo tuzabaganirize. Musohokere muri muryango, mujye mu cyumba kiri hariya cy'amasengesho. Imana ibaho umugisha. Those people who got saved today, you can exit by that door. You see people there who are welcoming you, and barakoze worship team. Imana ibaho umugisha. Bajya kwicarira, nta matangazo menshi dufite usibye kubashishikariza ejo kuzagaruka mukahagera kare, tugakomeza amasengesho yacu twatangiye uyu munsi. Imana iduhana umugisha. Reka nakire abashumba bakomeze badusuyobora mu gusengera ibyifuzo no kudusabira umugisha. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Amen. Duhagurutse, abafite ibyifuzo mwabitanze kare, ariko ntacyo ubwo byageze hariya mu giseke bakizane, ariko ubwo buri muntu wese icyifuzo cyarakizi cyangwa ibyifuzo byarabizi. Tugiye gusengera ibyifuzo. Amen. Jewe ndabisengera muri rusange kuko nta mwanya nabonye wo kubisoma. Kera najyaga nicara nkajya mu giseke nkabitondora, nkabitondeka, nkabisoma, ariko nubundi uko bimeze kose buri muntu azi icyifuzo cye, kandi n'Imana irakizi. Igihe wacyandikaga yakurebaga. So reka dufate ibi byifuzo tubisengere, bitereka byikuvuna, bitereka nkwereke. Hanyuma tubanze dusengera aya maturo, hanyuma niturangiza rwose buri muntu ndabere kuko tubigenza.
gutyaza nk'ibyo mu binyamakuru. Mwe mubifashe mu ntoki, hanyuma nitumara gusenga muze kuza mubishyiremo nta kibazo. Ariko reka mbere ko tugiye gusenga, buri muntu afata umwegereye. Ibyifuzo byose afite ku mutima, nutashyizemo ibyifuzo hano, ibyo ari byose nta muntu ujya ubura ibyifuzo. Niyo atari ibye aba ari ibyawe. Usengera umuntu kuri ruhande uvuge ngo Mana, niyo utavuga amasengesho amagambo menshi, uvuge ngo uyu muntu ibyifuzo byose atwaye ku mutima. Uvuge nka Eli abwira Hana ngo ugende Uwiteka guha ibyo wasabye. Amen. Reka rero dusenge. Imana, turagushimye Mana yacu, n'umunezero wacu iteka ryose kuza imbere yawe nk'ubwoko bwawe. Urebe aya maturo dutuye anezeza umutima wawe, ubwo twaramburiye ibiganza gutura aya maturo, ari kuramburira ibiganza kwakira ibyifuzo byacu kandi ukabigenera ibisubizo. Uduhe umugisha wo kubahisha ubutunzi bwabo kandi uduhe umugisha nk'abana bawe. Wumvise gusenga, tugusenga uyu munsi dusengera abantu bihannye n'abandi bari mu nzira bakomeza kwihana. Ubanze utwakire nk'ubwoko bwawe, ubanze utwishimire, ubanze utunezererwe, maze ibi byifuzo byose, ibyo dutwaye mu mitima, ibyo twanditse twaba tubishyize hano muri kino giseke, uramburire ikiganza cyawe kubisubiza. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera buri cyifuzo kiri aha hantu. Turasengera bashyizemo ibyifuzo by'uburwayi, imbaraga zawe mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo zimanukire kubakoraho, zimanukire gukora ku babo barwaye, zimanukire gukora ku mibiri yabo, zimanukire gukora ku mitima yabo. Kandi mu butware waduhaye Mwami wacu Yesu Kristo turacyaha uburwayi bwose, turacyaha inkomoko yabwo, turavuga gukira, turavuga ubuzima buzima, turavuga imbaraga mu mibiri yari irwaye uyu munsi. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera abantu bashyizemo ibyifuzo. Dufite Mwami Imana abantu bari mu bushomeri, bafite ibyifuzo by'akazi. Waravuze Mwami Yesu ngo buri muntu wese azatungwa no kwiyuhakuya, ariko bamwe ntabwo bafite aho bakora. Turabasengeye ngo uyobore intambwe zabo, ubahangire imirimo, ubayobora aho imirimo yabo iherereye. Uko ayoboye Hagari akabona iriba akagaburira umwana we, aba ari kuyobora intambwe zabo kugira ngo babone icyo bakora. Turasengera abafite akazi barimo guhindura. Mwami Imana, urabizi muri ino minsi hari abantu benshi kubera impindagurika yabaye ku isi barimo kubura imirimo yabo. Turabasengeye ngo uyobore intambwe zabo, aho wagennye akazi kazabatunga mu minsi iri imbere. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera bashyizemo ibyifuzo by'imiryango. Hari abasore bifuza kubaka, hari n'abakobwa bifuza kubona abo bakundana. Mana, turasenze ngo uyobore intambwe zabo kugira ngo babone abo bazabana kandi bazabanezeza. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera ingo zirimo kugenda nabi, zishobora kuba ari iz'abatanze ibyifuzo, cyangwa ari iz'abavandimwe babo, cyangwa ari iz'inshuti zabo. Turasenga ngo dayimoni usenya ingo mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo ave hagati y'abantu bawe. Wongere usane ingo, wongere usanganye imitima y'ababyeyi n'abana, wongere usanganye imitima y'abagabo n'abagore. Muri ino minsi uko turimo gusenga, usubize kwifuza kwacu. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera n'abandi bafite ibyifuzo. Hari abafite ibyifuzo by'aho bifuza gutura, bashaka kubaka, ubahe ubushobozi, ubahe imbaraga, ubahe kwiyemeza kugira ngo bazabigereho. N'ibindi byifuzo byose biri muri iki giseke. Hari ababyeyi barimo gusengera abana bari mu byaha babananiye. Hari abana barimo gusengera ababyeyi nabo babananiye, bari mu businzi, bari mu busambanyi. Ibyo byose turabihorana mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Hari n'abashyizemo ibyifuzo byabo bari mu byaha bifuza gukizwa. Turasenga ngo imigozi yose Satani afatishije abantu icikire muri aya masengesho. Reka rero Mwami tugusabe ngo imbaraga zawe zikore umurimo, imbaraga z'Umwuka wera zigendagende muri iri teraniro, ugende uvugane na buri muntu ibimureba. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, mu butware waduhaye nk'abakozi bawe, ndavuze ngo Mwami Imana, reka ibyifuzo byose byashyizwe imbere yawe byatuyeho gusubizwa. Abifuza urubyaro, abarimo gusengera urushako, abarimo gusengera akazi, abarimo gusengera ibibazo bitandukanye, abo bose ndavuze ngo Mwami Imana nibagende ubahe ibyo basabye. Imbaraga zawe zikorere hagati muri twebwe, utwongerere imbaraga. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasenze ngo igicu cy'Umwuka wera kimanukire kuri aba bantu, uko wamanutse kuri wa munsi wa Pentekote Mwuka wera ngo ururimi rukajya kuri buri muntu. Reka buri muntu atware imbaraga ze, reka buri muntu atware igisubizo cye, reka buri muntu atware umunezero we mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka dusoze dusengera n'umugisha, dusoreze hamwe. Kereka niba senior pastor ashaka gushyiraho
ubutware bwe. Reka dusenge. Imana, turagushimye Mana yacu, dusoza iri teraniro ryacu turasenze ngo ukomeze kubana natwe, uyu mwuka uduherekeze, tugume muri spirit yo gusenga, tugume mu mwuka wo gusenga, no mu ngo zacu tuze gukomereza ahangaha, nitwicura mu gicuku dukomereza ahangaha, nejo mu gitondo tuzakomereza ahangaha, iyi minsi 40 tugume muri iyi mood yo gusenga. Kandi nawe ukomeze ubane natwe, ukomeze kuduherekeza, ukomeze kutubwira, ukomeze kutwigisha, ukomeze kuduhishurira, imbaraga zawe zikomeze gukorera muri twebwe. Dutaha uduherekeze, utugeze mu ngo zacu amahoro, kandi no mu ngo zacu ukomeze kubaduhera umugisha. Twongere kuvuga ngo umugisha utanga urenze uwo twebwe twasaba, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ubane n'aba bantu bose, twese ko tungana, aho tugenda hose, mu bacu bose, iminsi yose, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen and amen.